niba ibyo utaramenya ubimenye. Kuko iyo uhuye n'umuhanuzi urasobanukirwa, iyo uhuye n'umukozi w'Imana nyawe, apana babandi babyiyitirira, apana kwambara amakoti umuntu akigira umuntu wahatara akandika imisaraba ku makoti akagira gute. Ibyo Yesu yarabivuga ati ni ukubabona mu makoti. Ariko ni gute umuntu azagusengera ufite ikibazo, umaze imyaka 5 urasenga usengera iwe cyangwa mu rusengero rwe nta mpinduka, imyaka 10 irageze 20 uracyari hahandi, uracyavuga ati ngiye nzagumya hanga, wahavuye ukagenda ukareba Imana ahiri. Nukuvuga ngo reka mbahe nk'urugero rworoshye. Ndavuga iyo umuntu afite umwenda akawambara ari mushyashya, agiye kuwugura arawufunukuje akoye mu iduka, mu gifuniko cyawo arawambaye, ukagera ugasaza. Iyo ushaje agumya kwambara ibiremo, cyangwa wa mwenda arawujugunya akagura uwundi, cyangwa se akawutabura akawujugunya. Bishatse kuvuga iki? Nta mpamvu yo kuvuga ngo njyewe ngo nasengeye aha. Aho ngaho ndavuga ku bantu bavuga ngo njyewe ngo kuko ngo nduwo kwa apotere runaka, kuko nduwo kwa bishop runaka, nduwo kwa pasiteri runaka, nduwo kwa nde runaka, niyo mpamvu njyewe nagomba kuhava nzahaguma. None si niba usengera ahantu ukamara imyaka 20 nta mpinduka urabona, kandi byitwa ngo arasenga akakubwira ngo afite imbaraga. Ese izo mbaraga zitagaragara ni imbaraga ki? Nshuti yanyu zidahindura. Ukeneye amavuta ahindura, ukeneye kubona impinduka ku buzima bwawe. Nibyo warakijijwe ariko utegereza impinduka urazibura. Nibyo warasengewe ubura impinduka, kandi mu by'ukuri suko udasenga urasenga, yewe washizeho n'abagusengera, ariko ikibazo kiracyari cya kindi. Hari n'abakuriye amafaranga bati turakugira ku misozi, byaranze. Nshuti yanyu tera intambwe musengere, wirebere ngo amavuta ararutanwa. Twebwe ntabwo ari ibyo kwivugisha cyangwa kwihimisha umuntu aza kwihangishaho ngo njyewe ngo ni iki n'iki. Oya, niba nkubwiye ngo na apotere, impamvu mbivuze, Imana yampamagaye, Imana yanyimitse, haleluya haleluya, iranzi neza kurusha uko njyewe niyizi. Niyo mpamvu rero ukeneye guhura n'umukozi w'Imana nyawe, apana babandi bakubeshya. Oya, bajyaho bakatubeshya. Rega kera natwe tutari twamenya Imana, tutari twasobanukirwa, baratubeshya. Ibyo mvuga ni ukuri, ibyo ngibyo twabiciyemo, twabinyuzemo. Niyo mpamvu rero, impamvu mbikubwira gutyo, mbyumva gutyo, ndabizi neza, ndabisobanukiwe, nabinyuzemo. Mu nyuma ukazabatizwa mu mwuka. Imana niyo ibigena, umubatizo wo mu mwuka wera ni Yesu bigena, ni Imana ibigena, nta muntu wabigiramo uruhare. Imana ibikora uko ibishatse. Ushobora kugirirwa amahirwe ukabatizwa mu mwuka utari wabatizwa mu mazi menshi, cyangwa se bikaza nyuma ukabatizwa warabanje kubatizwa mu mazi, warabanje kubatizwa mu mazi menshi, hanyuma ukaza kubatizwa mu mwuka nyuma, cyangwa ukabanza kubatizwa mu mwuka ukabatizwa mu mazi menshi nyuma. Nimvuga amazi menshi, hari icyo amazi menshi avuga. Ntabwo ari ukumva ngo ni amazi ngo uyumve kasanzwe. Bibiliya atubwira ngo iyo umuntu yibiye mu mazi akibira umubiri wose n'imyenda yose, buri kimwe cyose afite kikato akibiramo ndani, bisobanuye ngo mpfanye na Kristo, nzukanye nawe. Iyo bamuzamuye bamukura muri ayo mazi bamubatiza. Haleluya haleluya. Rero niyo mpamvu mubwira ngo umubatizo wo mu mazi menshi, wagirirwa amahirwe ugahabwa n'umubatizo wo mu mazi wo mu mwuka wera. Bivuze ngo rero iyo mibatizo ibikenewe ku muntu wese wamenye Imana, cyangwa se uteganya gukizwa, cyangwa se utari wanabisobanukirwa. Birashoboka ko Imana yaguha umubatizo umwe kuko ibikeneye
kenshi cyane umuntu ubatizwa mu mwuka wera n'abantu Imana izakoresha cyangwa se bazaba abakozi bayo izakoresha umurimo, kuko no kuvuga ngo ntabwo yaguha ibintu, navuga gute, ntabwo yaguha ubutunzi bwayo ngo ibuguhe ntacyo uzabumaze. Ni nk'uko yaguha ibintu, nk'uko umuntu wagenda akaguha nk'amafaranga menshi ukagenda ukayanyanyagiza ukayapfusha ubusa, nta kintu uri buyamaze, nta poroje ufite yayo cyangwa se warayakoreye uburyo uzayakoresha uzayamanaginga, ariko kuko yabonye ukayanyanyagiza ukayapfusha ubusa. Rero Imana ntabwo yafata umwuka wera ngo upfe kuwukuzuza utazayikorera, ntabwo bishoboka. Ariko navugaga ku bazayikorera, cyangwa se ushobora no kuwuhabwa ukayikorera igihe gito, nabyo birashoboka, hanyuma ikagucyura, cyangwa se nuko itanga uko ishatse muri make. Reka mbivuge gutyo, ibyo ntabwo nabitindaho, ariko kubatizwa mu mazi menshi byo ni ibya buri wese. Mwibuke n'intumwa zabatizaga abantu bavuze mu mwuka wera, bavuze mu rurimi rushya. Kubatizwa mu mwuka ni ukuvuga mu ndimi nshya, ntabwo ari ukuvuga ngo ni bya bindi byo kumva ngo byaje ngo runaka ngo ngari mu mwuka. Kubatizwa mu mwuka tuvuga ni ukuvuga mu ndimi z'umwuka wera. Imana ishimwe. Kuba bitabisobanukiwe nabyo mubimenye. Hanyuma iyo ubatijwe mu mwuka wera, hari impano ugomba kuba ufite, ugomba gukoresha. Impano ziratandukanye, ibyo ngibyo uzabisoma mu Bakorino, niho Pawulo yazisobanuye impano. Ariko impano ni nyinshi, ngewe izo nabonye ni nyinshi, zirenze ziriya 12 yavuze. Hari n'izindi z'ingenzi. Hanyuma nimvuga ku mpano, hari impano z'umwuka, hari n'impano zisanzwe abantu bavukana. Uvukana, umuntu akavuga ati ngewe nzi gukora iki, kandi koko akagikora, icyo kintu kikamubeshaho, akaba wenda nk'urugero, ndabibaha urugero rworoshye kugira mu byumve. Ashobora kuba ari nk'umuririmbyi, aririmba neza, akaba ari n'umwanditsi, yiyandikira indirimbo. Iyo ni impano yakubeshaho rwose ukabaho neza. Ushobora kuba ndavuga izo ni impano zisanzwe mu buzima busanzwe. Ushobora kuba uzi gushushanya neza, ukaba ushushanya neza, bya bintu ukora bikaba byakubeshaho. Ushobora kuba muzajya kubona mwumve n'aba ngaba bita aba MC, bavugira inka cyangwa se bavuga ibintu by'imivugo n'iki. Ibyo byose ni impano zisanzwe, zitari iz'umwuka umuntu ahabwa bitewe n'iki Imana izamubeshaho, kuko buri wese akiremwa, Imana ikimurema yamugeneye ikintu kizamubeshaho. Izo nizo mpano mvuga. Undi akaba yaba Imana yaramugeneye ko impano ye ariyo kuzahinga, akaba umworozi, bya bindi yahinze no korora akaba ibyo bimubeshaho, akaba umubosi binyuze mu buhinzi cyangwa se mu bworozi. Ibyo nabyo birahari. Izo ni impano zisanzwe tuvukana. Cyangwa umuntu ikamugenera kuzatungwa n'umunwa, cyangwa se impano ye akaba ari ukuvuga, akavuga ibyo avuze akaba ari byo bimubeshaho. Nk'uko umuntu aba muganga akavura bikamubeshaho. Izo ni impano navugaga. Hari ushobora kuzikuza akagenda akiga cyangwa akihugura kugira abashe gusobanukirwa. Ariko izo umwuka zo, Imana iguhaye impano y'umwuka, ntabwo iyiguha ngo ugende uyicarane cyangwa uyigumane ku giti cyawe, ahubwo iyiguha kugira ngo uyikoreshe. Aho ngaho navuga abagabo bo muri Bibiliya, cyangwa se abantu Yesu yatanzeho urugero. Aravuga ngo abantu bahawe itarano, umwe amusigira imwe, uwasigiwe imwe ayibyaza
zigenda zibyara uwo yasigiye ebyiri nawe nuko wasigiye eshanu nuko ziragenda zibyara zibicumi ngariko umwe we aravuga ati uyu mugaragu nzi neza ko ari igisambo nzi neza ko ntabyo azabinyishuza ibintu yamaye nta kintu nabikoresha ahubwo ngaragenda arabitaba arangije kubitaba ngo mwamagarutse kumubaza ngo mbega itarano naguhaye ziri hehe ngarangije ngaramubwira ati narinzi kuri igisambo narinzi ko uzangirira nabi narinzi ko bimeze gutya na gutya none rero subirana itarano yawe aho ngaho nabwira abanyempano bafite impano z'umwuka wera ntabwo mvuze impano zisanzwe tuvukana cyangwa se ibyo Imana iba yarakugeneye uzakora bikakubeshaho ndavuga impano wahawe y'umwuka wera wicaranye niba uri umuhanuzi ukaba udahanura nshuti yanjye uzakubitwa inkoni nk'iz'akabwana reka nkubwire ngo niba warahawe kuyobora umukumbi w'Imana cyangwa se warahawe inkoni warangiza ntubikore cyangwa ukabikora nabi ibyo uzabibazwa aho ngeze ku bakozi b'Imana bafite impano bahawe n'Imana bahawe kuragira ubwoko bwayo cyangwa se bahaye kuvuga ubutumwa niba warahawe kuvuga ubutumwa ntubikore ibyo uzabibazwa ariko icyabakiza nuko wabuvuga noneho ukagira abandi bavuga ubutumwa ku bwawe hakagira niba uri umuhanuzi hakagira abandi bavuka bagahanura nkuko nawe uhanura Imana ishimwe bakaba bati twabikuye kuri runaka cyangwa twarabyumvise twumvise runaka hanura natwe tugira ishaka cyangwa se tugomba kugera ikirenge muke hari abundi aho ngaho nimvuga hari icyo bita abahanuzi batoya b'abana ariko hakaba n'umuhanuzi mukuru aho nabivuga kuri Elisa yari afite ngo hari abana b'abahanuzi bari bahari bahanuraga noneho ngo igisekeje ubwo yajyanaga na Eliya ubwo bari bagiye gutandukana ngo bana baramuhanurira bati shobuja gukuweho aragiye ariko Elisa kuko yari yarasenze Imana azi ko Imana yavuganye nawe azi ko yahamagawe kugira ngo azasigarireho Eliya arababwira ati mwebwe mwigira ikibazo nagiye ariko ndagaruka haleluya haleluya arangije agumana na Eliya agumya kugendana nawe baragendana mpaka baragendana hanyuma ngo aza kumusimbura haleluya abo umuhanuzi mu cyimbo cye nkuko Mose yasimbuwe nande na Joshua haleluya nshuti yanjye aho ngaho nabivuga ngo hari uburyo umuntu ashobora guca bugufi akemera atitaye ngo ndi umuhanuzi akemera agaca bugufi akavuga ati nubwo ndi umuhanuzi ariko hari umuriye hari umuhanuzi mukuru ngomba kwigiraho cyangwa ngomba kugendera ngomba kuba munsi yiwe hanyuma yazagenda kanansiga nanjye nkasigara nkora umurimo aho ngaho rero ibyo birananiranye muri iyi minsi umuntu niba ahawe umwuka wera niba abonye iyerekwa rimwe ahita yidumbukiza akavuga ati njye nakomeye njyewe ndi igihangage nshuti yanjye reka mwige kumenya uwuriwe wige kumenya ngo impano mfite ni izihe ese niba nkorera Imana ngomba kuyikorera ugomba gusobanukirwa niba uri umuhanuzi ushobora kuba uri umuhanuzi ariko udafite impano yo gusengera abarwayi icyo gihe wowe uzahanura ariko wa wundi ufite impano yo gusengera abarwayi niwe uzasengera abarwayi bakire wijya kubifatanya ngo uvuge ngo kuko ndi umuhanuzi ngo ngomba no gusengera abarwayi kuko atari impano yawe uzasengera wa muntu ntabwo azakira ahubwo wowe Imana yawe nuguhanura ahubwo icyo ugomba kumenya ngo mbega mfite impano zingahe ndahanura ese nasengera n'abarwayi bagakira mfite impano ebyiri zifatikanije nasengera abarwayi bagakira nkanahanura bikemera ese mfite impano yo gukora ibitangaza niwumva ngo
umuntu aravuze ati mfite amavuta atera intambwe ze musengere, niba yarahawe impano yo gukora ibitangaza wikumva ko nawe kuko uri umuhanuzi ngo uzakora ibyo bitangaza. Ushobora kubikora ukabyibwira ngo birabaye ntibibe, bitewe n'iki? Nta mpano yo gukora ibitangaza ufite, nta mpano yo kurondora cyangwa se yo kurobanura imyuka ufite. Ntabwo uzamenya ngo runaka yaravangiwe cyangwa se runaka aracyarimwe neza, ntabwo uzabimenya kuko udafite iyo mpano. Haleluya, yo kurobanura imyuka. Nshuti yanjye rero, hari abahawe impano zigiye zitandukanye, hari abahawe barangije baruzuzwa. Nshuti yanjye, bafite izo mpano bagomba kugufasha. Abo ngabo rero ugomba guca bugufi, ariko ukavuga ngo njyewe mfite apotere unyoboye, cyangwa se mfite pasiteri unyoboye, cyangwa se mfite bishop unyoboye. Ibyo birashoboka, kuko ni ukuvuga ngo niba ari umuhanuzi, uwo apotere akaba n'umutambyi yarahawe inkoni, n'umushumba, urumva arahanura we, akaba ari n'umushumba, akaba ashobora no kuba afite iyo mpano yo kurobanura imyuka, aranarondora, shaka afite iyo mpano yo gukora ibitangaza, zose yarazihawe. Ariko wowe ufite imwe cyangwa tubiri, ntabwo uzajya kwigereranya nawe. Niyo mpamvu nkunda kuvuga ngo amavuta ararutanwa. Nshuti yanjye, mugomba gusobanukirwa. Niba uri umukozi w'Imana, ese mfite izihe mpano? Ni zingahe mfite zikora? Niba utanazizi, wakegera umuhanuzi akagusengera, haleluya, akakubwira ngo ufite iyi n'iyi n'iyi. Cyangwa se ugasaba Imana ikimenyetso, ukayibaza ati Mana, nuko wampamagaye, ni iyihe mpano mfite, cyangwa ni ubuhe bushobozi wampaye ngomba gukoresha? Nshuti yanjye, nimukavanga ibintu. Haleluya. Aho ndavugana n'abakozi b'Imana. Niba uri pasiteri ukaba nta kindi kintu wibitse hari ukuyobora nyine gusa, wiyere gutsikamira abahanuzi, bareke bahanure, kuko nyine bahawe guhanura, ariko bo bahawe kuyobora. Nta yindi mpano ufite, usibye ko wenda sinavuga ngo ni ukuguca intege. Nta muntu wari ukwiriye kuyobora ubwoko bw'Imana ari impumyi, nta mwuka yuzuye. Muri iki gihe dore ko kwiharaje, buri wese ndi pasiteri, ndi bishop, ndi apostle, ndi iki. Mugomba kuva mu mikino ibyo kubeshya, mubeshya abantu. Imana yo ntabwo uzayibeshya. Nshuti yanjye, Imana irakwifitiye, Imana irakuzi. Izi myicarire yawe n'imihagurukire yawe n'imigendere yawe ifite uburyo izagukoresha iyo yaguhamagaye. Si ngombwa ngo iguhamagare ngo urabyibushye, ngo uri muremure, ngo uri munini, cyangwa ngo urakanganye, cyangwa ngo ufite amafaranga menshi, cyangwa ngo uri iki. Oya, ihamagara umuntu bitewe n'uko imubona, bitewe n'ibyo izamukoresha. Haleluya, haleluya. Mujye mureka rero kwitiranya ibintu, mujye mureka kwihatitire zitarizo. Aho ngaho niho Yesu yavuze ngo uzababona bagenda bambaye n'ibimenyetso, ugasanga bambaye amashati, bambaye amakote, bashyizeho n'imisaraba, bashyizeho n'ibigaragaza ngo ko ngari abashumba ngo bayoboye ngo umukumbi w'Imana, bagashyiraho n'ibimenyetso. Nshuti yanjye, ntabwo Yesu yigeze yishyiraho ibimenyetso. Bari bamuzi nyine ko ari umukozi w'Imana, cyangwa se ari umwana w'Imana ku babyemeraga, bamwe ntibabyemeraga. Ikindi, haleluya, haleluya, abamupingaga nabo yarababwiye ngo umva, nimutemezwa n'ibyo mvuga, muzemezwa n'ibimenyetso n'ibyo nkora. Haleluya. Ubu kuri iki gihe, niba umuntu akubwiye ngo ndi iki n'iki, natemezwa, natabyemera, we Imana izamwemeza, cyangwa se azemezwa n'ibyo wakoze kugira ngo yemere. Hari abo muntu ukureba akakureba uburyo uri wicaye ungana, uresha igihagararo nka Sawuli akibona Dawidi aramubwira ati umva, Goliyati ngomba kumwica. Ariko ngarangije ngaramureba, areba ukuntu ari mugufi, areba ukuntu angana, areba mbega taye yiwe, aravuga ati wa muhungu, wa mwana we, wera kwishinyagurira. Uriya mugabo yamenyereye intambara, yamenyereye kurwana, uwafashe aratanyura.
yaraduhabuye twese twaheze mu myobo. Uriya ni igihangaje kirazwi, ni umusitari warazwe ahantu hose. Iyo avuze twese turiruka tugahunga. None wowe uzabasha kumuhangara ute? Reka nkubwire ngo abo ngabo bakurebera muri iyo shusho ntabwo ari byiza. Wowe emera amavuta ari kuri Dawidi, emera amavuta ari ku mushumba wayo yahamagaye. Ngo nuko Dawidi aragenda aravuga, abwira umwami ati umva, njyewe nzamuhangamura, nzamwica Goliyati azavaho. Ntabwo rega abanyarwanda bajya baca umugani bakavuga ngo ubugabo si ubutumbi. Haleluya! Ni ukuvuga ngo ntabwo ari byiza kureba umuntu ngo uko angana, ngo nicyo mpamvu ngo nuko ari mutoya, ngo nuko ari munini, ngo nuko ari iki. Uko Imana yaguhamagaye kuba ari uko. Waba uri muremure, waba ubyibushye, waba uri mugufi, waba unanutse, uko Imana yabishatse nuko nguko. Wowe emerera Imana ikorane n'uwo muntu yahamagaye, maze wowe wirebe. Wowe wijya gupinga ngo urebe ngo igihagararo si bivuze iki? Ntacyo bivuze. Wirebera umuntu mu ndorerwamo itariyo. Ubundi icyo ngicyo nabivuga gute? Aho ngaho ho bipfira byumve. Buriya uri umunyamwuka ntabwo ubaza kubaza ngo runaka se uriya muntu ngo ubundi ngo ni iki, ngo ni iki. Ushobora wenda kuba wowe udafite ubwo bushobozi bwo kumenya ngo runaka se koko ni umuhanuzi, runaka se yatumwe n'Imana, cyangwa se ushobora no kuba bafite mugendana bakaba baravangiwe bitewe no kuba byararangiye, ibyabo byararangiye, ukabona ntabwo bivamo, basigaye bivugira iby'Imana yababwiye. Ubambe ibyo ubo bibwiye atari Imana ibibabwiye, ugategereza ko bisohora bikagucanga ukabibura. Hanyuma aho ngaho ndavuga ku bantu batunze amasezerano babwiwe n'abantu bakagira ngo ni Imana yabibabwiye kandi ari abantu babibabwiye. Aho ngaho nabo bariho. Ntabwo simuzi Sawuli siniyakuweho umwuka w'Imana kandi yari umuhanuzi, yarangiza ngo imyuka mibi kazajya imuhangaho, agatangira akabona amayerekwa apfuye. Abahanuzi b'ibinyoma bariho. Reka nkubwire ngo wowe ushobora kuba utazi kureba ngo mbega umuntu turi kumwe n'iki, ariko njyewe mpari ku bwawe. Ngwino mbaze, ngwino nyagere umbaza ati uyu muhanuzi turi kumwe koko ni umuhanuzi w'Imana, aracyakorera Imana, aracyarimo. Njyewe nzakubwira ngo uyu aracyakorera Imana cyangwa yaraguye. Wowe bigerageze umuzane gusa, maze umbaze uti ese koko uyu muntu aracyakorera Imana? Ntabwo ari byiza kujya kwiyoberanya. Niba waraguye, emera wihana ugarukira Imana yongere kugarukeho. Cyangwa niba byararangiye, reka kujya gutubura, reka gutukisha izina ry'Imana, reka gushyirishamo abandi bahanuzi. Abahanuzi b'Imana baracyariho. Bibiliya ivuga ngo haracyari 7,000 bitari byapfukamira Bali ntibimusome. Ni ukuvuga ngo hari abakozi b'Imana tukiriho, twahamagawe, tutihamagaye. Inshuti yawe, tera intambwe uze wirebera Imana. Haleluya! Ngwino ndaguhamagaye. Niba udasobanukiwe usobanukiwe.